hari igihe umuntu atubera amaboko umunsi umwe yego yarangiza agahagarara. Kuba ukiriho gusa harimo ibanga, kuba ugihumeka harimo ubutware, kuba ukigenda harimo ubutware. Nubwo urwaye izi ndwara ntabwo Imana yemeye ko zikwica, nubwo ufite ibibazo Imana yarakwimanye. Niyo mpamvu yavuganye nayo irindi jambo, ibigunira ahantu byagusenya, ariko hanyuma y'ibyo Kristo aragarutse. Ufite akuka gake, ibintu byagucanze, ibintu byakuyobeye, wabuze inzira, wabuze aho utambukira, ariko ntabwo uzagwa mu nzira. Nubwo wabuze aho utambukira, Imana iguciriye inzira yo kugira ngo ukomeze urugendo. Uzi ko hari igihe Imana itangira kubaka abantu, shitani agahagurutsa umutwe kugira ngo agusenye. Imana ikagukorera ubukwe, wagira mu rugo akakwima, Satani akohereza ibigunira bituma ubura urubyaro. Imana ikaguha umugabo mwiza mwari mukundanye, mwageraho mu kubana agatangira kukwita ikintu kandi warisheri. Ibyo ni ibigunira. Uri mu rugendo, ibimutega ni byinshi, ibimurwanya ni byinshi, ibimutera ubwoba ni byinshi, ibimuhamura ni byinshi, ariko umurwanirira ari we Kristo arahari. Nubwo bagusize bagukubise, bagusize bakwangiza, bagusize ibyawe babicangacanga, ibigunira urabizambara, bagutesha agaciro, ariko bagusigiye akuka gake. Akakuka gake niko ijuru rifatiyeho, rikohereza umusamariya rivuze ngo akira. Niyo mpamvu Uwiteka ari umwungeri wawe. Ni umwungeri w'abantu bubaha Imana, ni umwungeri w'abantu bari mu nzira bagenda kugira ngo abarwanirire. Niyo mpamvu ndabashuje cyane kandi ndabaramukira inshuti z'Imana bakunze ubumwe bw'abera Ministries, kandi ngira ngo maze igihe mwumva Silas bajya gukunda kumbaza ibiganiro byinshi. Namubazaniye n'umugabo wambaye neza uhereye ku rukweto ukagera ku mutwe, ni umugabo ukeye mu mutima, ukeye no mu mufuka wo simbizi bizwi nagiraho, ariko umufuka nabwo habakeye iyo nta kintu kirimo haba hasa neza nyine. Iyi kofi nta kintu kirimo bitanga ikofi irakeye. Nta kintu akoze buriya kirimo bura ntago ubwo yabikeye. Ntago ibikeye ahubwo burya iba yuzuye, yandujwe n'ibintu bitandukanye. Urakoze rero Silas, turakwakiriye mu izina rya Yesu hano kumwe bw'abera Ministry. Yego. Amakuru yawe Silas? Ndashima Yesu bakomeje kubana natwe, ndashimira Umwami. Amen. Amen. Turagushimiye cyane rero ko wongeye kwitabira ku bumwe bw'abera Ministry. Amakuru yawe? Ndashimira Yesu, ndacyabisubiramo mu rugo muri amahoro. Turi amahoro ko turi bazima. Haleluya. Yego. Abana bameze neza? Bameze neza, turashima Umwami. Kuva mu rugo ugera hano ntibyakugoye? Inzira zose ducamo zijya zigora, ariko iyo Yesu ahari atugezaho tugiye kugera. Amen. Yego. Muri make ubwo bivuze ngo yakugoye ariko wahageze. Nahageze. So wakoze kuza rero Silas, abantu bagukunda cyane benshi inshuti zawe ndetse bakunze bagukunda cyane abo dukunda kubana kuri rwa rubuga rwacu ku iriba ry'abadubiza za ndirimbo nziza no kunezerwa. Ikindi urasa neza, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo rero dusenge watangire cya kiganiro cyacu. Tuzi ko turimo twegereza iminsi yo guhagarika ku kino kiganiro cyitwa gukurwaho ibigunira, kandi twonye ko ibigunira ntibyantogo no gukuraho n'ivu, cyane ko ari yerekwa wazanye ngo Uwiteka nk'ibigunira mu kimbo cy'ivu asize iby'umunezero. Imana igumusha kuba waje mu izina rya Yesu. Yego. Twishimiye kukwakira ku bumwe bw'abera Ministry. Murakoze cyane. Hanyuma rero nagira ngo usenga Imana dukomeze umurimo w'Imana nta kibazo. Yego. Dusengera zo kuduhesha umugisha nk'umushumba wacu kugira ngo dukomeze. Niwe natumiye ko ufite amavuta njyaye munsi ari mu mavuta ndimo ndemera yawe. Turagushimiye ko byose ubizi Imana kandi ugiye kubana natwe. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha rero. Yego. Nshuti z'umusaraba, nongeye kugaruka nk'uko mushumba bivuze, kandi ngarutse numva ni mu yandi mavuta mashyashya. Kandi aya mavuta mashya nyine nk'uko tumaze igihe mu magambo avuga ngo ibigunira nubwo byisha abantu, ariko nyiri kubarindira mu bigunira arahariwe Kristo ndetse akanabibakuramo. Ariko maze iminsi ngenda numva ibintu byinshi, yaba bafite ibigunira, yaba abambitswe ibigunira, ababeshyewe, abagambaniwe, ibintu byinshi bitandukanye. Ariko nsenga Imana, nasenze Imana. Mu gusenga Imana rero yampaye amakuru akomeye. Amakuru akomeye. Mbere yuko dukomeza reka manze nsomera ijambo ariryo Mwuka w'Imana yampaye, noneho mbabwira amakuru ijuru ryampaye dushingiye kuri iri jambo. Ni ijambo dusanga muri Yesaya, ku muhanuzi Yesaya 33 ku murongo waho wa 2. Yesaya 33 ku murongo waho wa 2 aravuze ngo Uwiteka utubabarire, niwe twategereje, ujye utubera amaboko uko bukeye, kandi utubera agakiza
mu bihe tuboneramo amakuba. Amen. Kansubiremo, aravuze ngo Uwiteka utubabarire. Ni wowe twategereje, ujye utubera amaboko uko bukeye, kandi utubera agakiza mu bihe tuboneramo amakuba. Ndi mu gusenga Imana, nabwiwe ibintu byinshi, ariko muri byinshi havamo kimwe cy'ingenzi. Kimwe cy'ingenzi aricyo nawe ngiye kukubwira unkurikiranye. Narabwiwe ngo umuntu wese Imana yaremye, kuko inzira acamo Imana irazizi. Narabwiwe ngo ntago Imana izemera ko ugwa mu nzira, ntago Imana izemera ko ugwa mu nzira. Ibigunira nubwo byakuboshye, ibigunira nubwo byaguteye ubwoba, ibigunira nubwo byaguhahamuye, ibigunira nubwo wabyicayemo ndetse bimwe ukanabyambara, ibindi ukabibona uri kumwe nabyo, ariko narabwiwe ngo nkubwire ngo ntago uzagwa mu nzira. Amen. Niyo mpamvu iri jambo rije muri ubu buryo rivuze ngo Uwiteka utubabarire. Ni wowe twategereje. Amen. Ujye utubera amaboko uko bwije uko bukeye. Hallelujah. Kandi utubera agakiza mu bihe tuboneramo amakuba. Gutegereza ni kimwe, kukubera amaboko ni ikindi, kugira amakuba nabwo ni ikindi. Kandi aya makuba uyagira wenyine, uyagira wenyine. Kuyagira uri wenyine rero byateye Imana kugusanga yo ubwayo, kugusanga irakwitegereza. Ubundi abantu bakubera amaboko, ubundi abantu bakubera amaboko, ubundi abantu bakwitaho, ubundi abantu bakurwanirira, ubundi abantu bakubera inzira, ubundi abantu bagufasha mu bintu byose urimo n'ibindi ukabona bakubereye amaboko. Ariko amaboko yabo harahananirwa, amaboko yabo harahacika intege. Nabwo ngo nkubwire ngo humura, umwami wizeye, Imana ukorera, Imana wiringiye, ifite ububasha kuri wowe. Yesu ngo ari mu kugenda, hari ijambo ryantangaje, hari ijambo ryantangaje mushumba. Yesu ngo ari mu kugenda, ngo abantu baramwegera baramubaza cyane, ariko abacira umugani. Aravuga ngo hari umuntu wavaga i Yerusalemu, ngo ari kumanuka ajya ahantu hitwa Yeriko. Yego, hari umuntu ngo ajya ahantu hitwa Yeriko. Yesu yari yarahavumye kubera ko hari harabagoye. Yaravuye mu murwa w'amahoro agiye mu murwa wavumwe. Mu murwa wavumwe. Ngo Yesu Yeriko ahasanga ibisambo, ahasanga abagome, ahasanga abantu batoroshye, bafite amaboko mabi, bafite ibiganza bibi, bafite umunwa mubi, bafite amaso mabi, bafite gutekereza nabi. Ngo baramukubita, ariyo data we, mwana we, ngo baramukubita. Hari ikintu cyambabaje, ariko nsanga harimo ihishurirwa rikomeye cyane. Yego. Nubwo yasanze bafite amaso mabi, bamureba nabi, bafite ibiganza bibi, bagira ngo bamwambure ibyo afite, bafite gutekereza kubi, bamurebye mbese bamugambaniye, ariko ijuru ryari riri kumwe nawe. Tango ya masandera bebe. Ngo ageze i Yeriko ahasanga ibyo bisambo, bifite amaso mabi, bifite ubugome, bifite gutekereza, ngo biramwambura. Bibiliya yavuze ngo biramukubita. Hari ikintu cyanangaje, ngo biramukubita, ngo bimwambura ibyo afite, ngo bisiga afite akuka gake, akuka gake, afite akuka gake. Haleluya. Hari igihe umuntu agira ibigunira bikamwizingiraho, mu kumwizingiraho bikamubuza ubuzima, bikamubuza amahoro, bikamubuza ibyo arimo, bikamubuza inzira arimo. Ariko ndagira ngo ngutangarize yuko hejuru y'ibyo byose hari inzira, hari inzira. Ngo ageze i Yeriko, ngo abonye ayo maso y'abo bantu, ngo abonye ubugome bwaho, ngo baramuhahamura, ngo bamutera ubwoba. Ariko nubwo nari mu kubivuga, nubwo yahasanze amaboko mabi, ayo maboko aramwambura, ngo ndetse agera haranamukubita, ngo bamusigiye akuka gake, ngo bamushyira inyuma y'inzira. Hari ikintu cyantangaje, nubwo wasigaye inyuma y'inzira, ibigunira byarahagutaye, amaboko yakuvuyeho, ariko hari ubutabazi. Hari irindi jambo ryantangaje ririmo aho. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuga ngo umurewi ngo aratambuka, ngo aramanuka, aratambuka, ngo ahageze ngo arakikira aragenda. Ngo n'umutambyi nawe ahageze arakikira aragenda. Ariko hari ikindi, ngo umusamariya kazi, umusamariya kazi, ngo ahageze ngo aramwegera, afata amavuta, aramwomora, aramusiga. Ndagira ngo nkubwire ngo
mu bigunira umazemo igihe, mu ngorane umazemo igihe, nubwo wahuye n'amaboko mabi, nubwo wahuye n'akanwa kabi, nubwo wahuye n'amaso kureba mabi, humura, humura, humura. Ijuru ryongeye kukwigaho, ijuru ryongeye kugutekerezaho, ijuru ryongeye kukumenya, ijuru ryongeye kukugirira neza, rivuganya n'ibintu bikomeye. Bavuga ngo ntabwo uzagwa mu nzira. Abari bazi ko uzagwa mu nzira, abazi ko byari birangiye, abari bazi ko birangiriye, ntabwo uzagwa mu nzira. Niyo mpamvu dushoma ijambo rivuze ngo Uwiteka utubabarire, Uwiteka utubabarire. Ni wowe twategereje, kandi ujye utubera amaboko, kandi utubera agakiza mu bihe tuboneramo amakuba. Hari igihe umuntu atubera amaboko umunsi umwe, yego, yarangiza agahagarara. Hari abantu bakubereye amaboko ukwezi kumwe, barangije barakwihorera, ariko wihagarika umutima. Ijuru ryongeye kuvugana nawe, rivuze ibintu bikomeye, riravuze ngo ntabwo uzagwa mu nzira, nubwo amaboko yakurekuye, nubwo abantu kukureba bakurebye nabi, bamwe bageraho barakwanga, ariko kubwo kubaha Imana kwawe ntabwo ijuru ryakwemera yuko utakara mu nzira ngo ugwe mu nzira. Haleluya. Nyakubahwa mushumba, hari ibintu byantangaje. Yego. Muri uru rugendo hari ikintu cyantangaje. Uyu muntu ngo ageze Yeriko, hari ikintu cyantangaje. Hari ikintu cyantangaje muri uru rugendo. Dushimiye Imana rero ishoboye byose. Icyantangaje ni ikintu kimwe gikomeye. Yahuye n'umusamariya mwiza, umusamariya aramwomora, umusamariya aramupfuka, aranyamukira ngo kundogobe, ngo amujyana ngo mu cyumba cy'abashyitsi, ngo amujyana mu cyumba cy'abashyitsi. Ikintu cyantangaje, ngo umusamariya ngo aramwomora, amusiga amavuta, arangije ngo amavuta yerayo, niko Bibiliya ivuze. Bisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 10 ku murongo wa 30, ngo amushyira ku ndogobe, amusiga amavuta, amaze kumusiga amavuta, arangije nta kindi cyakurikiyeho, ngo amujyana mu cyumba cy'abashyitsi. Haleluya. Ngo amujyanye mu cyumba cy'abashyitsi, ngo baramuvura, ngo baramuvura, abwira ngo wari uri kumwe nawe ngo uri mu kumurwaza, aramubwira ngo akira izi dinari ebyiri. Izi dinari ebyiri zigomba kubatunga, zigomba kumurwaza, zigomba kuvamo imiti, zigomba kuvamo ibintu byose. Aramubwira ngo ndasigaye, cyangwa ibintu byose azakoresha nzabyishyura ngarutse. Haleluya. Nzabyishyura ngarutse. Nubwo hari amaboko mabi yari yamurebye, ariyo yamuteruye, nubwo hari amaboko mabi yari yamutesha agaciro, nubwo hari amaboko mabi yari yamwanze, nubwo hari amaboko mabi yari yakoze ibintu bikomeye kuri we, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ikintu gikomeye mwebwe mu nkurikiranye. Nimuhagarike umutima, nimugire ubwoba, nimukuke umutima. Yesu afite umugambi mwiza. Amaboko mabi yamusize inyuma y'inzira, amaso mabi yamusize inyuma y'inzira, imvugo mbi yamusize inyuma y'inzira, kumukubita bamusize inyuma y'inzira, abamurwanyije bamusize inyuma y'inzira, ariko bamusigira kuka gake. Ntago wigeze upfa nubwo ibigunira byari bikugose. Nakuka gake, ako kuka karero ubu ukiriho, kuba ukiriho gusa harimo ibanga, kuba ugihumeka harimo ubutware, kuba ukigenda harimo ubutware. Nubwo urwaye izi ndwara ntabwo Imana yemeye ko zikwica, nubwo ufite ibibazo Imana yarakwimanye. Niyo mpamvu yavuganye nayo irindi jambo, iravuga ngo ntabwo uzagwa mu nzira, ngo bamusigira kuka gake. Umusamariya araza, aramuterura, aramuheka, amushyira ku ndogobe, amujyana mu cyumba cy'abashyitsi, amusigira ngo amadinari abiri yonyine. Aravuga ngo kandi ibindi bizarengaho nzabyishyura ngarutse. Uwo ni Kristo. Haleluya. Uwo ni Kristo. Imana ishimwe ko yohereje Kristo. Wowe wamwizeye, nubwo abantu bagutaye, nubwo abantu bagutaye, ariko mu madinari abiri Imana yakurindiyemo, mu buzima urimo Imana yakurindiyemo, nubwo nta kintu bakumariye ariko Imana yakurindiyemo, nubwo wahuye n'uburwayi Imana yakurindiyemo. Ijuru rero riratangaje uyu munsi, riravuze ngo ntabwo uzagwa mu nzira, ahubwo Uwiteka akubereye inzira. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa 15 umurongo wa 16 haravuze ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma yo kwambara ibyo bigunira, abazimu bakuzingitiriyemo, abazimu bakagufata uko bishakiye, abazimu bagakora ibyo bashaka, ariko hanyuma y'ibyo, hanyuma yo gusigarana kuka gake, hanyuma yo kubona bikugoye, hanyuma yo gukubitwa, hanyuma y'urwo rugo rukugoye, hanyuma yo kazi bikugoye, hanyuma y'abo bana, hanyuma y'ibyo, y'izo ngorane uri mu gucamo, hanyuma y'ibyo Imana itanze ubuzima. Ariko ndafashwe sirasi, ubundi hari ibintu bijya bituma mfashwa, ariko numvise mfashwe mu bundi rwego rudasanzwe. Ndafashwe mushumba, ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma y'akuka gake wasigaranye, hanyuma y'ibyo nzahindukira
nongere nkubake ibigunira ahantu byagusenya ariko hanyuma y'ibyo Kristo aragarutse ufite akuka gake ibintu byagucanze ibintu byakuyobeye wabuze inzira wabuze aho utambukira ariko ntabwo uzagwa mu nzira nubwo wabuze aho utambukira Imana iguciriye inzira yo kugira ngo ukomeze urugendo hanyuma y'ibyo nzongera nkubake kandi nzakubaka uzaba wubakitse rwose uzi ko hari igihe Imana itangira kubaka abantu shitani agahagurutsa umutwe kugira ngo agusenye Imana ikagukorera ubukwe wagira mu rugo akakwima Satani akohereza ibiguna bituma ubura urubyaro Imana ikaguha umugabo mwiza mwari mukundanye mwageraho mu kubana agatangira kukwita ikintu kandi warishere ibyo ni ibigunira abantu bakabukunda bakageraho bakakuvaho amaboko yabo akakuvaho amaso yabo akakuvaho ibitekerezo byabo bikakuvaho hari ikintu namenye rero nayishuriwe icyo nayishuriwe wowe nteza amatwi wowe unyitegereza undeba namaze kumenya amakuru mashya amakuru mashya nuko umuntu uri mu rugendo ibimutega ni byinshi ariko umurwanira arahari haleluya ariko baragirika nuko uri mu rugendo ibimutega ni byinshi ibimurwanya ni byinshi ibimutera ubwoba ni byinshi ibimuhamura ni byinshi ariko umurwanira ari we Kristo arahari nubwo bagusize bagukubise bagusize bakwangiza bagusize ibyaye babicangacanga ibigunira urabizambara bagutesha agaciro ariko bagusigiye akuka gake akakuka gake niko ijuru rifatiyeho rikohereza umusamariya rivuze ngo akira kujya mu cyumba cy'abashyitsi icyumba cy'abashyitsi naho Kristo arindira abantu naho Kristo arwanirira be naho Kristo yubakira be naho Kristo yita kube naho Kristo ajya imbere yabwiye umuntu uko umwe aravuga ngo nzakujya imbere iyo Imana ikugiye imbere dayimoni n'ibiguyiga byose irabikacanga ibikacangisha iki ni ibirenge igatsindagira ugatambuka ahantu hemye niyo ijambo ryavuze ngo Uwiteka tubabarire ni wowe twategereje ujye utubera amaboko kandi utubera agakiza mu bihe tubonera amakuba mushumba ndatangaye yewe wowe nkurikiye namwe yego komana nyiringa umurengezi wacu ubutabazi wacu tenewe elo zamo tengo zamanga yakita ndatangaye ntitaye ku gasuzuguro Satani yagushyizeho ntitaye ku byaguhize ntitaye ku mbaraga zakurwanyije ntazitayeho namaze kumenya amakuru ko ijuru rikuzi kurenza uko abantu bakumenya ntabyitayeho Imana ivuganye nanjye ibintu bikomeye hejuru y'ibyo wanyuzemo ivuganye nanjye ibintu bikomeye irambwiye ngo igufashe ukuboko ntabwo izakurekura kandi ntabwo izaguhana ku manywa na nijoro niyo mpamvu Uwiteka ari umwungeri wawe ni umwungeri w'abantu bubaha Imana ni umwungeri w'abantu bari mu nzira bagenda kugira ngo abarwanirire niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo Uwiteka utubabarire ni we twategereje ujye utubera amaboko uko bwije uko bukeye kandi utubera agakiza mu bihe tubonera amakuba utubera agakiza mu bihe tubonera amakuba warayagize wahuye n'amakuba menshi wahuye n'intambara nyinshi wahuye n'akaga kenshi wahuye n'ingorane nyinshi ariko Yesu agufasha ukuboko ntabwo azemera kugwa mu nzira wihagarika umutima ntabwo azemera ko umwara wihagarika umutima urugo wagezemo akazi urimo abana wabyaye nubwo urugo utari wanarugiramo ukaba utari wananabyara cyangwa ukaba wananabyaye ukaba warahuye n'ingorane ariko ibyo bigune bikaba byaraguteye ubwoba wihagarika umutima Yesu afite umugambi mwiza wo kukugirira neza Yesu akuzi kurenza uko abantu bakumenya Yesu arakuzi kandi niyo mpamvu ijuru ryongeye kugukunda rigutekereza ibintu bikomeye ryohereza umwana wayo ari we Kristo yemera kugupfira uwagupfire ntawe yagiye akomeje akazi wasigaranye akuka gake wumva ibibazo bikubanye byinshi wumva ingorane ari nyinshi ariko wihagarika umutima Yesu akubereye inzira akubereye byose akubereye igisubizo niyo mpamvu nakubwiye ngo amaboko y'abantu yarakurekuye ariko ay'Imana ntago yigeze akurekura abantu bakubwiye amagambo meza bageraho barakureka bakubwira amabi ariko ntago ijuru ntago ryagutekereza ngo rikubwire ibintu bibi ahubwo rigufite umugambi wo kubwira ngo komera shikama witinya wihagarika umutima ijuru rigufite umugambi ndafashwe Silas nicaye ahangaha aka kanya ngize yerekwa rikomeye cyane ngize yerekwa nicaye ahangaha ndabwiye ngo yewe muntu uzakurikirana ikiganiro ndagira ngo umenyeshe ngo wongere wegera Imana kuyegera ni gute ndabwiwe ngo ugirane ubusabane nijoro hari ibintu byawe shitani yari yarakunyaze ariko muri ubu butware bw'amavuta duherewe hano aka kanya turimo kuvuga ijuru riratangaje ngo mu kwegera Imana kwawe
bigiye gutera Imana kukuremera ibishyitsi. Mu kwegera Imana kwawe bigiye gutera Imana gukura mu bigunira byari byarakuboshye. Mu kwegera Imana kwawe biteye Imana kukoherereza amaboko mashya, amaboko mashya aguhereza iby'agaciro. Mu kwegera Imana kwawe biteye Imana kukubera agakiza mu ngorane no mu gahinda. Nubwo wagize ingorane ukaba waragize agahinda, ukaba waragize akaga, mbese muri izo ngorane Imana ikubera agakiza. Aho abantu batakubera agakiza, Imana ikubera agakiza, kandi agakiza kuzuye karimo ibintu byose, karimo ibikoresho byose. Akira imbaraga ziturutse ku mwami wacu Yesu Kristo, akira ubundi burinzi buturutse kuri Kristo, akira ubutsinzi. Ibigunira byo ni byinshi, ni byinshi, nubwo ari byinshi byakwirundiyeho bigatuma ugira kuka gake, ariko ijuru ryatangaje avuga ngo hari amavuta usizwe, hari ubuzima bundi bushyashya winjiyemo, hari indi umva, hari ubundi buzima winjiyemo bwitwa gakondo. Gakondo Kristo atanga ni gakondo abazimu batamenyera, ni gakondo ibiguhe abarozi batamenyera. Ubundi hari igihe abarozi bavuga ati abarozi bagakora ibyo bakora ariko batazi aho utuye, kuko nimba utuye muri Kristo Yesu uhawe ubundi buzima. Ntago rero bakumenyera kuko Imana wizeye ishoboye byose. Ndifuza ko twasenga. Mbere yuko dusenga, amagambo wavuze numvise ibintu byinshi, ariko nibitseho ibintu bitatu bikomeye. Yego mushumba. Icyambere badusigiye akuka gake, ibigeragezo byaratudishe biraduhonda, ibigunira biraza, barambuzi barakubita, batwambura mu ikofi, batwambura mu bitekerezo, batwambura muri famiye, batwambura mu buzima, batwambura aho tujya, batwambura aho tuva, barahonda. Ariko Imana ntiyatuma batumaramo umwuka. Oya, ntago asigara kuka gake. Nubwo akuka gake kasigaye hakajya n'abandi baducaho bakatuvaho bakigendera, ariko ijuru ryari yarateguye umusamariya, urimo icyo yateguye umusamariya uza kudukura inyuma y'inzira, ako kuka gake rero, ako kuka gake ijuru ntabwo ryari kwemera kupfa kuko ari gufiteho gahunda. Ntago Imana ari kwemera kupfa kuko Imana igufiteho gahunda. Nubwo wakubiswe, nubwo wambuye, nubwo wawe n'amaboko mabi, nubwo warebwe nabi, nubwo wasuzuguwe, nubwo ateshejwe agaciro, ariko kakuka gake ukaba waragasigaranye mu bigunira, kuba waragasigaranye muri izo ngorane, kuba waragasigaranye muri urwo rugo, muri ako kazi, muri iyo modoka, aho utuye, aho hirya no hino uri ku isi, muri ibyo bibazo urimo, mu kwigamo, ukiga ukarangiza ukabura akazi. Baradusize. Icyambere nashakaga ni abantu twabwira ngo wowe mu gihumeka uracyari. Umva ikintu mbishuriwe. Nubwo wakubiswe ukaba usigarana kuka gake, bagusizaho baragenda, ariko ntiwapfuye. Ntago wigeze upfa. Ntago Imana yabyemera. Ntago yabyemera. Oya, ntago Imana yabyemera. Rega Imana ntago yabyemera. Ntiyanabyemera. Yemeye ko batunogonora. Imana ihimbaza. Kuva hakira kuka gake. Hari umusamari ugiye kuza. Ibindi bikirororera sira. Nari ntashye nibuka ko hasigaye akuka gake. Akakuka gake nico kimenyetso kigaragaza ko Imana izaturengera. Imana igiye kukurengera. Ibigunira bikava. Ibigunira ubwayo isi gufana muri ibyo bigunira igufasha ukuboko, kuko nimba usigaranya kuka gake, kuko Imana yarabibonye ko wasigaranya kuka gake, ntago Imana yakwemera kuguma. Muri make dushimira Imana itaratunye batumaraho. Turayishimiye aka kanya ahubwo ngo iyo Uwiteka ataza kuba mu ruhande rwacu, ababisha baratumize ngo ntaguhekenye n'amagufa baba baratumize bunguri. Ariko kubwo babibonye bakabyitegereza bakadusigira kuka gake, baramize amagufa ntibayahekenye, ariko basiga kuka gake. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Kuko yavuze ngo iyo Uwiteka ataza kuba mu ruhande rwacu, ntibari no guhekenya, bari kutumira bunguri n'umusatsi n'inzara bakamira bunguri. Ariko Imana iba hafi muri twe. Noneho ko Imana idusigira kuka gake ni ikimenyetso ko tugiye guhagarara tugatsinda urugamba. Ni ikimenyetso ko dukomeje. Kabiri ndimo nihuta vuze ngo haza kuza umusamariya. Avuga ati genda gusigira idenari ebyiri. Ubundi mu yandi magambo idenari ebyiri ubundi risobanura ngo musigiye kubaho. Idenari ya kabiri yongeyeho n'iby'umwuka bizamura. Hanyuma we nibiramuka bigushiranye, nzahindukira nishyura ibindi. Ahindukira ko yarazi ko asize byose. Ariko ndafashwe no kuri kw'Imana. Nuko uvuga ngo ikintu kintangaje, nubwo yasigaranye kuka gake, ariko yasigiye amadinari abiri. Nayakubwiye icyambere nuko Imana imuhaye ubuzima. Kandi icya kabiri nuvuga ngo nubundi naho Imana yo yongere kumurinda. Ati we nibikubana biki. Nibikubana biki.
nzagaruka. Yaragarutse se ahubwo ntabwo yigeze agaruka nuko yarazi kamusigiye ibyuzuye. Yarasize abwiye umwana w'umuhungu ati ngo umukobwa warabyaye n'abaheti ndi ati we baho gusa baho ijambo ryitwa baho. Dushimira Imana itaratumye batunogora. Turayishimiye ibigunira bigiye uhimbazwe Imana. Nagira ngo rero make guhakanya tugiye gusoza ko tuzongera tugutumire n'utwemerera. Yego kandi uzakumwe bwabera nta kibazo rwose. Aramiye fo nta diamond mfite nta bazimu mfite. Oya nubaha Imana. Nta famu yawe. Oya ngendana nayo. Haleluya. Nubaha Kristo. Iyampamagaye rero n'ubu ndabihamije ndahangaha. Nagira ngo umenyeshe yuko abadayimoni nta bubasha bagufiteho. Namaze kumenya ibanga yuko nubwo abagukubise bagusigira kuka gakeya hari umusamariya mwiza asize amadinari 2 icyo bita ubuzima bw'igihe cyose. Kandi niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo Uwiteka utubabarire. Utubabarire kandi utubabarire ujye utubera amaboko. Imana ikubera amaboko muri ibi bigeragezo. Urakoze cyane ndafashijwe ubwo uzemera kugaruka reka dusubikira ahangaha dusengera abantu niba nta bundi butumwa Imana iguhaye uzagaruka. Oya mbonye ibintu bibiri nicaya. Icyambere ndavuga ngo hari bari baraterekereye ku mashyiga. Imana ibakuye ku mashyiga. Icyaka kwishyiga ry'inyuma. Icyakabiri ndabwiwe ngo hari abantu bari barashyizeho ingata ku mitwe yabo barabazinga. Ndabwiye ngo Imana ibazinguriye imbe ibazinguye amasaha niko ijuru ritanga biciye muri ngewe irabazinguye. Dushimiye ibazinguye, dushimiye ibimanye, dushimiye ibahagazeho, dushimiye ibarwaniriye. Wihagarika umutima Yesu akoze ibikomeye kuri wowe. Akira imbaraga z'Imana, akira uburinzi bw'Imana. Ariko ndafashijwe none ntacyo bitwaye mushumba. Ishyiga ry'inyuma ni ukuzinga wa mukobwa ntashyingirwe ntarongorwe ntushyingire abana ntazabone n'akazi ntazanabyare ntazaheke ibintu byose byanga ku mutwe y'abaheze bisobanura ngo ntakagira umugisha wundi yikora. Ubundi ku mutwe umuntu ntakinyamye kuba kijyaho ubundi agombye kugira ngo feri gukinga kurinda izuba ariko nakindi cyakagiye. Ubwo Imana ibakweho ingata turanezerewe. Hoya mbonye n'abantu benshi kubera izo ngata ziba ari ku mitwe umuntu akabona akaza agakomera akagera hejuru mu kanya gato akaba arirukanwa. Imana rero ikoze ikintu gikomeye ikuyeho izo ngata. Duhimbazwe ko Imana ikoze ibintu bikomeye. Yishoboye byose rero ihimbazwe. Ingata zivuye izivanyeho agakanya tugiye gushyingira kikukomara gushyingira gusa tunashyingira n'akazi kaboneka n'abana bavuka. Ingata zivuye ku mutwe abantu babonye ibyango. Imana itanze ubuzima. Imana irahinda ikoze ibintu bikomeye. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo ntabwo muzagwa mu nzira kandi babereye amaboko. Urakoze dusengera Imana turagushimiye ko byose ubizi kandi ubikoze neza. Amen. Urakoze cyane sira bwira abantu ngo shalom mugira amahoro y'Imana. Imana ibandindire kandi Imana ibamere umugisha nakagaruka.